Agakingirizo ni bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro, kakagira umwihariko wo kurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo na virusi itera sida. Abasore twaganiriye bo mu mujyi wa Kigali bavuga ko basobanukiwe iby'aka kamaro, ari nayo mpamvu agakingirizo katajya kabura mu ikofi zabo. Agakingirizo nakagiranye na mitiweli, kakurinda ikibazo cyose kijyanye n'indwara ivuye mu mibonano mpuzabitsina. Ubu ngubu uragafite agakingirizo tuvugana unahita ngakwereka kabisa. Ubu ngubu akangaka ukamaranye nk'igihe kingana iki muri iyo kofi? Kangaka nkamaranyemo nk'icyumweru nkagenda, twari twishi tundi naradukoresheje. Iyo ugiye kwicara se hari ubwo ugakura mu ikofi? Nkakurira mu iki se ko nta kintu kabo. Nubwo aba basore baba bagamije kwirinda ko batungurwa, nyamara ngo mu gihe izo kofi bazicarira bishobora gutuma udukingirizo turimo dutakaza ubuziranenge, nk'uko bisobanurwa na Ayingoma Jean Pierre, umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC, mu ishami rishinzwe kurwanya sida na hepatite, by'umwihariko akaba ashinzwe amatsinda afite ibyago byo kwandura no kwanduza cyangwa se key populations. Udukingirizo batwara muri za kofi cyane cyane ku basore basanga kamaranye igihe kinini mu mufuko w'ipantaro yicarira, nabwo ashobora kugakoresha agasanga karatakaje ubuziranenge bitewe n'uko aho yagatwara gatariho yakagombye kugatwara. Bivuga ko niba uwo muri farumasi uwo muri butike atamusobanuriye, ni byiza ko babanza basoma ibyanditswe kuri ambalage y'ako gakingirizo. Kimwe n'indi miti, inganda zikora udukingirizo zishyiraho n'amabwiriza agenga uburyo tugomba kubikwamo kugira ngo tugumane ubuziranenge mu gihe cyose baba baragennye ko tuzamara. Nk'aka mfite mu ntoki barambwira ko gakwiye kubikwa ahantu hadashyuha cyane kandi hatanakonja cyane, ni ukuvuga hari ubushyuhe buringaniye, kakarindwa imvura, imirasire y'izuba ndetse n'ibindi bishobora kukangiza mu buryo bugaragarira inyuma nko kuba kacika. Urumva ko rero kukagendana igihe kinini mu ikofi gashobora guhura na bimwe muri ibi bibujijwe. Inosa Habumugisha, Radio Salusi, i Kigali.